aramutse neza, ambara neza agapfukamunwa, kwirinda COVID-19. Kuri uyu munsi rero hari ijambo ryaguhindurira ubuzima. Iryo jambo ni irihe? Mbere na mbere ni ukumenya impuhwe z'Imana. Ese impuhwe ni iki? Impuhwe z'Imana ni iki? Dukurikire kuri YouTube channel yacu kugira ngo usobanukirwe byinshi. Iyi ntabwo ari imvugo yamamaza, ahubwo tukubwira niko bimeze. Gusa ntugende udakoze subscribe, kanda kuzogera ubundi ukore subscribe. Turashimira Imana. atera ibyishimo cyane mu ijuru kuruta ba bandi 99 cyangwa se kuruta ba bandi n'umubare munini badakeneye kwisubiraho. Kristo Yesu akozwe. Ijambo ry'Imana turi kumva muri iki cyumweru riri kutwumvisha urukundo rw'Imana, rikatwumvisha impuhwe z'Imana. Tekereze ubwo yatubwiraga ngo nituze twese nta kurobanura, nta bagore, nta bagabo, nta bana, nta bakecuru, nta basaza, ngo twese tuze ngo dufate amata na divayi nta kiguzi, nta muguzi. Kristo Yesu akozwe. Bongera kutugira inama ati muze mwe gutagaguza imari zanyu udafite umumaro. Kristo Yesu akozwe. Bongera kutubwira ngo urukundo mbakunda nirwo rutuma mbirigeza kubahora nkabakora iruhande. Kristo Yesu akozwe. Bongera kutubwira ngo nzabaha isezerano cyangwa se nzabasohoreza isezerano nk'iryo nasohoreje Dawudi. Kristo Yesu akozwe. Kubera yuko Imana igira umugambi mwiza, ibyo dutekereza ko ari byiza, nicyo gituma ihora idukunda. Kristo Yesu akozwe. Naho ngaha rero Nyagasani Yesu ni umushumba mwiza uragira iza kuzura. Ngubu nkanjye najya kuragira nabona wenda 99 nizo zisigaye nkavuga ngo reka mbate ngo nzigeze mu rugo ndajya gushaka iyindi nyuma. Ariko Nyagasani Yesu ntabwo abikora, zisiga mu rwuri akajya gushaka ya yindi yazimiye, kuko ari nayo itera ibyishimo mu mubiri wako. Umunyabyaha niwe wisubiyeho ntazi ibyishimo. Kristo Yesu akozwe. Natwe rero twihanire, sibyo? Niba hari ibintu byatunaniye
byatuzengereje byanze kutuvaho. Mpamagare nyagasani Yezu abidufashemo. Kristo Yezu agizwe iteka ryose. Amasubiremo ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gukomeza kuzirikana. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 15 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Umutwe w'amagambo wagira uti umugani w'intama.